Shalom, shalom, ndabaramukije mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyarwanda, abarundi, abakongomani, abafumbira muri Uganda, n'abandi bose bashobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mbahaye ikaze kuri Bella TV Rwanda. Tuzajya duhurira mu kiganiro cyitwa ibyo nabonye. Ndashima Imana kubw'iminsi yo kubaho yampaye, si myinshi cyane ariko nta nubwo hari na mikeya. Hari experience mfite, hari amasomo nize mu buzima, hari ibyo nabonye byinshi mu buzima nifuje gusangiza abandi bantu. Niyo mpamvu nahisemo kujya nkora ikiganiro ibyo nabonye, kugira ngo nshobore kuganira n'abandi bantu ibyo nabonye, twumve niba hari icyo byatumarira, twumve niba hari isomo twakuramo, twumve niba hari icyo byatwigisha mu buzima, twumve niba hari icyo byadufasha mu buryo bwa buri munsi bwo kubana n'abantu. Muzabana nanjye rero mu kiganiro ibyo nabonye, ariko ntibibujije yuko hazagenda hacaho ibiganiro bindi nkuko n'ubundi byacagaho, ari amaniveriseri, ari ubukwe, ari ibindi bintu, events zitandukanye, cyangwa ibintu byose bishobora kutugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi. Tuzajya tubitambutsa kuri iyi channel. Rero ndabashishikariza ni ukuri kunkunda. Ndabashishikariza kunkunda, ndabashishikariza gukunda ibiganiro bizajya bica kuri iyi televiziyo, ndabashishikariza kunshyigikira, ndabashishikariza kubana nanjye muri byose, tukungurana inama, tukungurana ibitekerezo. Yes, hari ubukonje rero niyo mpamvu ubona twambaye gutya, ariko tuzajya tubana mu bihe bitandukanye uko Imana izajya idushoboza, kandi tuganire, twungurana ibitekerezo, twungurana inama ku buzima bwa buri munsi. Nagiriwe amahirwe rero, mbahaye gato kuri background yanjye. Nitwa Bella, naravukiye mu gihugu cy'Ubugande, ngikuriramo, niho nigiye amashuri abanza. Amashuri yisumbuye nayigiye mu Rwanda, ni naho nakomereje na university, ni naho nakoreye, ni naho nashakiye, ni naho nabaye I think imyaka myinshi mu buzima bwanjye. Naje kujya mu Buholandi mbayo umwaka umwe, ariko nshobora gusura ibihugu byinshi byo muri Schengen bikikije nyine Ubuholandi. Ubu maze imyaka 10 mba mu gihugu cya Australia. Rero impamvu nahisemo gukora kino kiganiro cyitwa ibyo nabonye, nuko aho nagiye mba, aho nagiye nkorera, aho nagiye njya muri misiyo z'akazi mu Burundi, Tanzania, Kenya, mu Buganda aho nakuriye, mu Rwanda aho nabaye ari nacyo gihugu cyanjye, muri Australia maze imyaka 10, mu Burayi natembereye. Hari byinshi nabonye, hari byinshi nabonye byiza, hari na byinshi nabonye bibi, ariko njye nahisemo kuvuga nti reka nzasangiza abantu ibyiza nabonye, twumve niba hari icyo twakwiga mu buzima bwa buri munsi, twumve niba hari icyo byatumarira tubizanye mu muco wacu nk'Abanyarwanda, twumve niba hari isomo twakuramo. Kandi ashaka kujya nibanda cyane ku mibanire y'abantu, imibanire y'abantu muri rusange, mu ngo zacu, uko tubanye n'abana bacu, amagambo tubabwira, uko tubanye n'abagabo bacu n'abagore bacu, amagambo tubabwira, uko tubana n'abantu muri community muri rusange, imibanire y'abantu muri rusange. Abantu babana gute, abantu babwirana amagambo ameze gute, abantu bakora ibiki, ni ibiki ukorera mugenzi wawe nawe ukorera mugenzi wawe, ubumuntu. Ni ukuvuga ngo rero muri experience y'imyaka mfite, aho nagiye, aho nabaye, nahisemo kuvuga nti reka nzasangiza abantu ibyo nabonye, ariko byatugirira akamaro. Ni muri urwo rwego rero mbasabye kandi mbashishikariza gusharinga iyi channel, gukunda iyi channel, gukunda Bella, kuko yaraje ntawe muzamushyira, kandi ni ukuri ndazi neza yuko tuzanezerwa. Comments zaba ziri open, ariko tukajya dusharinga, dukomentinga ibintu byubaka,
atari ibintu biza ku just not for the sake of commenting, ariko tugakomentinga ari ukugira ngo twuzuzanye, twungurana inama, turebe icyo ibi byose byatumarira mu buzima bwa buri munsi. Murakoze rero, nakagaruka, muzahora mumbona kenshi kuri iyi channel, kandi muzantega amatwi, nanjye nzabatega yombi kugira ngo turebe ko hari icyo twakwiga muri ubuzima bwa buri munsi ku mibanire y'abantu. Murakoze cyane. God bless you. Subscribe, comment and share. Thank you so much.